Shalom shalom, Yesu ashimwe cyane. Nizere ko mwaramutse amahoro, nizere ko mwaramutse neza. Mwese muherereye, Imana ishimwe ko turi bazima, turi amahoro. Namwe mukiri mu ijoro, Imana ikomeze kubarinda kugira ngo buze gucya amahoro. Twe turashimana ko bucya amahoro, izina ry'Uwiteka ntabwo icyubahiro. Tubaye ikaze mu isengesho ry'umunsi rya mu gitondo ry'ubuhanuzi. Muri kumwe na Prophet Robert bakunda cyane. Wowe hageze no nkunda kwegereje ngwaye ikaze. Ndagusaba gusharinga. Ushobora gusharinga mu nshuti zawe, ushobora gusharinga magurupe ndetse no mu bavandimwe kugira ngo nawe wumve isengesho ry'umunsi. Reka dusenge gato hanyuma twumve icyo Uwiteka agiye kuvugana natwe kuri uyu munsi udasanzwe, ku munsi wo kuwa kane. Mana, turagushimye kuri Imana ifite imbaraga, turagushimye kuri Imana wo kwizerwa, dushimye ko wabanye natwe muri joro, turagushimye ko bucya amahoro. Mana, izina ryawe nishigwe hejuru. Turasenze ngo ngwino ubane natwe mw'uyu munsi, imbaraga z'Imana ziganze. Mene bola siribu. Kandi uyu munsi wo kuwa kane turi umunsi umugisha. Menyekane kuri Imana. Urakoze kutwumvishe mu izina rya Yesu. Amen. Turasoma ijambo turi busange muri Yosuwa ibice 5, turasoma n'umurongo wa 9. Yosuwa ibice 5, turasoma n'umurongo wa 9, niyo sengesho tugiye gusengeramo kuri uyu munsi. Haravuze ngo Uwiteka abwira Yosuwa ati, none mbakuyeho igisuzuguriro abanyegiputa babasuzuguraga. Nicyo gituma aho hantu hitwa Girugari na bugingo n'ubu. Yosuwa ibice 5 umurongo wa 9. Uwiteka abwira Yosuwa ati, Imana yatumye kuri Yosuwa kugira ngo abwire Abisiraheli bari barasuzuguwe, nta gaciro bari bafite, nta jambo bari bafite, nta cyerekezo cy'ubuzima. Ariko Imana inyura mu mugaragu wayo ari witwa Yosuwa, abwira Abisiraheli ngo Uwiteka abwira Yosuwa ati, none mbakuyeho igisuzuguriro abanyegiputa babasuzuguraga. Icyo gituma aho hantu hitwa Girugari na bugingo n'ubu. Ndagira ngo dusengere muri iri jambo ry'umunsi wa none. Imana yakunumyeho, Imana igufiteho umugambi. Imana yambwiye ngo ni intangarizo wari wese ngo uyu munsi wa none Imana igukuye igisuzuguro cyose cy'abanyegiputa bagusuzuguraga. Abanyegiputa n'abanzi bacu, abanyegiputa n'abatatwifuriza iterambere, n'abatatwifuriza umugisha, n'abatatwifuriza ibyishimo, n'abatatwifuriza ko aricyo twageraho, n'abatatwifuriza ko mbese twamera neza. Abanyegiputa nta muntu utagira abanyegiputa. Abanyegiputa nta birwa bakuvuga, birwa bagusebya, bakoserereza, bavuga amagambo. Hari abashimwe kurirwa bagucunga, bamenya ngo wabyutse, bwakeye, byagenze gutya. Barahari. Uzitegereze, buriya uzamenya abanzi uri mu kigeragezo, uzamenya umuntu mwakundanaga ugeragejwe. Buriya ntukitiranye ibintu nta nambara ufite ngo yibwire ko abantu bagukunda. Uzitegereze iyo ufite ibintu baraza, ariko iyo bigiye baragenda. Hanyuma buriya kugira ngo Imana izakwereka abantu nyabo nuko uzageragezwa. Kigeragezo hari igihe uzikanga, nuzikange kubona undi mwasangiraga ari we urimo uraguhiga cyangwa se ari murakurwanya. Ntuzatangare kubona uwo wafashije ari mu banzi bawe. Ni ibintu bibaho cyane. Rero abanyegiputa baragiye bakandamiza Abisiraheli mu gihe Yosuwa ari we wari uyoboye, ko muribuka ko Mose yari uyoboye ubwoko bw'Abisiraheli bava muri Egiputa. Hakigiye kiragera Imana Mose aza gupfa. Imana iramubwira ati Yosuwa niwe uzakomeza ubu bwoko. Hanyuma ubu bwoko nabwo bwaje gusuzugurwa bikomeye, butagaciro, bubura ibyiringiro, butangira kwiheba. Sinzi nawe nkurikiranye wataye ibyiringiro, watangiye kwiheba, urumva Imana yarakwanze, urumva Imana yaragutaye. Hari umuntu agira ko batarese Imana irahari, ntihari, irakora, nikora, iracyabaho, cyangwa se ese uko yari cyagiye ni umunsi uri kukirese yaba yarahindutse. Iyo umuntu afite agasuzuguro k'abanyegiputa, kuko inshingano z'abanyegiputa ni ukugusuzugura, bakakugira itorosho, bakakugira ikigoryi, bakakugira ikimara, bakakugira akazi kabo no kugutesha umutwe ugashyuha. Nibyo kandi ntugakangwe nuko abantu bakurwanya. Uzi impamvu abantu bakurwanya? Nuko ejo wawe ari heza. Icyakabiri impamvu abantu bakurwanya nuko ufite ibyo badafite. Icyagatatu nuko imigambi bagushakagaho itasohoye, Imana yagiye ivuguruza. Icyakane nuko ntabwo bari bazi ko uzabasaba, none n'urimo kubasaba. Niyo mpamvu bagerageza uburyo bakurwanya. Rero Abisiraheli basuzugurwa n'abanyegiputa. Nari mvuze ngo hari umunyegiputa uri ku buzima bwawe. Iyo umunyegiputa
umunyegiputa ari ku buzima bwawe rero nta jambo uhabwa, nta gaciro ugira. Uradepoza nubona akazi, urakabona bakakwirukana, urarambagizwa ariko bagashaka undi, unkora wicisha amakwe niko bigera, uratwita inda zikava. No, akazi k'abanyegiputa ni ukutubuza umunezero, ni ukutubuza amahoro, ni ukutubuza icyerekezo, ni ukudukuraho inshuti z'umumaro. Mbese akazi k'abanyegiputa ni ukugenda batunyaga, badusuzugura, ugasanga ufite icyangiro, n'utakuza arakwanga. Yewe niyo wadepoza harukoreza dokima zawe, ugasanga uzibonye nawe ahise azishira munsi y'ameza, ukabona babona promotion, we numenya ngo niyo binyuze wumva abandi bazamuka. No, aba ari igisuzuguriro cy'abanyegiputa. Ariko uyu munsi wo kwa kane Imana ivuganye nawe ngo Imana igukuyeho igisuzuguro cy'abanyegiputa babusuzuguraga. Haleluya, haleluya. Abise baranyero bati byiringiro basinze amasengesho bashiramo. Hari igihe umuntu asenga amasengesho kamushiramo, hari igihe useka batese Imana irahari ni hari, ugasenga ugakiranuka ugakora ibintu ariko bikanga. Cyari igisuro cy'abanyegiputa. Rero Imana irangije abisere baba mu buzo budafite ishusho, budafite icyerekezo. Ariko Imana irangije hagurutse umugaragu w'Imana witwaga Yosuwa. Ndashima Imana ko nanjye umunsi Imana yamagurukije. Iri jambo ryari iryawe, uryizere ubonye ubutabara, uryizere urabona igisubizo, uryizere uyu mwaka Imana yarahindura ubuzima bwawe. Ni umwaka wo guhindura ubuzima, niyo byakomera ngo ariko abazi Imana yawe bazakomera. Iki ni cyo kugira ngo Imana yigaragaze ku buzima bwawe. Imana ihagurutse Yosuwa, ntabwo ari Yosuwa urimo uravugana nawe, uravugana n'umukozi w'Imana. Imana nje avuga ngo none none, kuko igihe bari barasuzuguye kirahagije. Mwene da, igihe wasuzuguriwe kirahagije, igihe warogewe kirahagije, igihe wanyagiwe ibyawe kirahagije, igihe wari imigisha yawe kirahagije, igihe wanyagiwe amahirwe yawe kirahagije, n'igihe wasengeye kirahagije. Imana ibwira Yosuwa ngo none mbakuyeho, none iyi tariki, none uyu wa kane, none iki gitondo mbakuyeho igisuzuguriro abanyegiputa basuzuguraga. Ahantu barangije ngo nicyo gituma aho hantu hitwa Gilugari, bahise izina ryitwa Gilugari, bahise izina ridasanzwe. Ndagira ngo nawe uyu munsi wa none Imana igukura agasuro kose karamu k'abanyegiputa mu izina rya Yesu Kristo. Akira gukurwa igisuzuguro cy'abanyegiputa ku bw'imbaraga z'Imana mu izina rya Yesu. Reka dusenge muri ijambo. Ariko uyu munsi wa none Imana igukura igisuzuguro cyose cy'abanyegiputa, ahubwo yigaragaza, igutabara wasuzugure, bimenyekane ko wasenze Imana. Zamura ikiganza dusenga Imana. Mana mu izina rya Yesu, turagushima ko dukuye igisuzuguro cyose cy'abanyegiputa cyari gihari, twere tukimaranye imyaka, ariko Mana waremeye baradusuzugura. Ariko turagushima ko uyu munsi wa none ibyo basinyu bisinyuye, turagushima ko uyu munsi wa none nawe uje kutura bonefu, uje kudutabara. Urakoze ko none uyu munsi udukuye igisuro cyose cy'abanyegiputa. Ma urakoze ko uyu muntu umurikiranye umukuye agasuro kose k'abanyegiputa, kabanzi kabari bamwicare. Mana ahabwa izina ryawe rikaba rishizwe hejuru. Urakoze ko umuhaye ishimwe mu kanwa ke kandi rifatika. Icyoro kibi cyawe ni mu izina rya Yesu, amen. Imana iguha umugisha, Imana ikomeze kugira neza. Ndakwifuriza umunsi mwiza. Ariko ijambo ravuze ngo noneho mbakuye igisuzuguro. Wakire kurwe igisuzuguro cy'abanyegiputa cyari ku buzima bwawe, cyari mu rugo rwawe, cyari ku bana bawe, cyari ku mufasha wawe, cyari ku mutware wawe, cyari mu kazi kawe, cyari mu nshuti zawe, cyari mu muryango washatse, mu muryango uvuka. Uyu munsi Uwiteka gukuye agasuro kose k'abanyegiputa, ahubwo Imana igutabaye bose bareba. Wakire gukurwa igisuzuguro mu izina rya Yesu. Nuze kugenda udakoze share cyangwa udakoze subscribe kugira ngo ujye ubana natwe mu bihe byiza by'amasengesho. Ariko na Prophet batubakunda bifurije umunsi mwiza, amahirwe masa muri gahunda zawe zose. Bye bye.